kabisa. Amafu yabaye amafu, imvura yaguye, imvura yatomutse ngo ntago ijya yiburira. N'ubundi abantu barabizi ariko nyine n'ubundi n'imvura bari nkeya ntago bari nyinshi cyane n'utujojoba z'icyatsi urwa nyine kugira ngo abantu bongere bagarura ubuyanja bavuga ko ari imvura y'umugisha n'umugisha uturutse nyine n'ubundi kora ya masaka yemewe n'abaturutse ari Kibeho. Bumva rero ni ibintu byiza cyane twizera ko n'abandi bose bari hirya no mu gihugu bameze neza cyane. Rero twaye ikaze kabisa muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Murabizi ko nta kintu na kimwe kibatika kuri Radio Rwanda 5/5. Tuba turi tayari kubagezaho imikino yose uko yakabaye. Reka rero duhite twihuta na 11 bagiye kubona mu kibuga ku mpande zombi duhere mu ikipe ya Mukura Victory Sport yakiriye umukino mu izamu harimo Obitani Kurase Bato, hanyuma mutima defense harimo umusore bita Rushema Chris hano ku Kabutare ari kumwe no bita Abdul Jalil uyu mwe bamukuye mu gihugu cya Ghana. Umutima defense yambaye numero 19, hanyuma hagati mu gihugu bita Jordan Dimbumba akaba yambaye numero 40 mu mugongo ari kumwe no bita Nionize Fred umwana w'Umurundi wambaye numero 4 mu mugongo. Hanyuma imbere yabo harimo arakina Vincent Adams yambaye numero 14 mu mugongo, hanyuma ndetse no bita Naringwa Aimable. Uruhande rumwe rwacaho bita Kizimana Zuber, urundi ruhande rwacaho bita Iradukunda Elitato, hanyuma rutayizamo na wundi ni Boateng Mensa akaba ari rutayizamo wambaye numero 20 mu mugongo. Tuwa ikazana rero kuri stade mpuzamahanga ya Huye umukino. Umusifuzi Musa uri hagati mu kibuga akaba amaze kutangiza tayari, ukaba utangira n'ikipe ya Gasogi United yataka ariko uwo bita Jalil umupira kuri ronde cyane aho kirano bita Iradukunda Elitato atanga passe ku muvandimwe bita Nionize Fred bakura neza cyane abasore ikipe ya Gasogi United. Gasogi United rero nayo mwizamu ryayo amanje bita Dauda Ibrahim Barel yambaye numero 1 mu mugongo. Kapiteni wabo yitwa Muderi Akbar yambaye numero 24 mu mugongo. Simimana Marc Govin yambaye numero 22 ari nyuma y'uruhande rw'ibumoso, iruhande rw'iburyo Udahemuka Jean de Dieu, Muhindo Colin, Hakizimana Adolphe, Ngarambe Sadaji wambaye numero 23, Niyongira Dani numero 27, uwo bita Imana Abdelaziz numero 14, Malipangu Theodore Christian yabonenje numero 17 na Bulukulu Centric. Naho babandi ku ruhande rw'ikipe ya Gasogi United umukino no umunota wa mbere umukino uwo bita Musa akaba ari musifuzi hagati mu kibuga. Uyu musore w'ikipe ya Mukura Victory Sport bakoreye ikosa yitwa Nionize Fred umusore w'Umurundi bamukubisemo inkokora kabisa itaryama hasi hano akaba aryamye hasi Fred. Ese abaganga b'ikipe ya Mukura bakaba bahamagara neza cyane. Hanyuma rero hano ihuye kabisa n'ikirere kimaze kugwamo akavura, hari imvura iguye mu minota nka 15 mbere ko umukino utangira ariko ntabwo ari imvura nyinshi cyane. Iyi mvura rero imaze guhituka namwe murabyumva ikirere gihitutsemo imvura kirasa nkaho nyine ari ikirere kirakaye kiremereye. Hanyuma abafana bo bagerageje kuza mu by'ukuri ntabwo ari benshi ariko barimo barahari kabisa baze kureba ikipe yabo ya Mukura, ndetse ubwo nizere ko Gasogi United nayo imaze kugira abakunzi hirya no hino. Ubwo rero nizere ko bimeze neza cyane mukurikira Radio Rwanda aho bita Nionize Fred bakaba bamukandagiye bamukura mu kibuga agenda acumbagira. Ubwo rero nizere ko ibintu bimeze neza cyane aho muri hose. Shampiyona y'uyu mwaka murayibona gute? Shampiyona ikinamo abakinnyi 6 b'abanyamahanga. Ubwo rero birumvikana Mukura n'ubundi yashyizemo abakinnyi 6 b'abanyamahanga, nabo ngabo bemewe ni nabo bari mu kibuga. Kurande ku kipe ya Mukura Victory Sport harimo bita Abdul Jalil bari mu mutima wa defense, harimo uwo bita Nionize Fred. Attention Gasogi United imbere zamu ariko Abdul Jalil umupira kuramo nanone barongera bakatamo centre neza cyane ariya mpira uragenda urarenga ujya hanze no kurengwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Uruhande rw'iburyo kabisa ararengura vana vuba kwa Iradukunda Elitato umupira waruzamura hagati mu kibuga. Abasore ikipe ya Mukura barazamuka neza cyane umuvandimwe bita Mensa mpira wakuraho barongera barekipera abasore ikipe ya Gasogi United hagati mu kibuga. Katurebe abasore ba Gasogi United nabo murabyumva nyine ipe yaguze abakinnyi bashya kandi benshi
harimo bita Muhindo Colin ari mutima defense akina cyane ari mpira uzamura ya musore yambaye nimero 24 witwa Nshimimana Marc Gover pira no gushirwa imbere y'izamo rya Seboto Nicolas umuzamu ikipe y'Amukura nabwiraga ko abakinnyi batandatu b'abanyamahanga bemeye Mukura n'ubundi niba yashizemo harimo Jaril harimo umuzamu Seboto Nicolas harimo Niyorizeye Fred hagati mu kibuga harimo Vincent Abubakar harimo Rutayizamo Mensa ndetse n'umukongomani bita Jordan Dimbumba abo ni batandatu urane rwa Gasogi United harimo bita Balukulu Centric nimero 19 Rutayizamo Maripangu ya Wanenji Christian Theodore nimero 10 Mugongo hanyuma harimo umurundi Muderi Akbar kabari kapiteni wabo hanyuma abandi bo ndabona abasore b'Abanyarwanda Rerimana ariko harimo na Niyongira Dani ubwo rero reka turebe Gasogi United Niyongira Dani attention hagati mu kibuga attention babushyira hasi ni kufre ikipe ya Gasogi United muri metero 30 ku izamu rya Nicolas Seboto umusifuzi Hakizimana Musa ati mwashize hasi bita Maripangu ya Wanenji Theodore uwo bita Honorable niko Kensi amwita ni kufre ikipe ya Gasogi United metero 30 ku izamu yo bita Seboto Nicolas reka tureba panga urukuta neza cyane Nicolas Seboto abasore ba Gasogi United bahagazeho ikufre hano neza cyane kabisa abasore ba Gasogi United bayagazeho ndabona ari ya Wanenji Theodore Maripangu Christian ndetse na Rutayizamo bita Balukulu Centric ayirekeraho bita ya Wanenji Theodore Christian arita kumareka turebe azamuramo mpira attention Gasogi United ati Balukulu we waraririye no guterwa imbere izamu rya Nicolas Seboto ashimira cyane abadefenseri bababwira ati mu defense neza pira bakuraho no guterwa imbere izamu rya Nicolas Seboto pira bakuraho neza cyane hano atera muremure ashakisha Vincent Adams umusore bita Vincent Adams abantu banamuzi yakiriye muri Mukura Victory Sport ayivamo asinyira Gasogi United arongera vayo yuko Mukura uburyo itangiye itari yatangira haya ekipe ya yindi nyine n'ubundi dusanzwe tuzi urabona yuko haracyarimo guhuzagurika abakinnyi ntago bari bahuza hagati ariko ni kona ekipe ya Gasogi ubona yuko aba bakinnyi bo hagati ba ekipe ya Mukura bashya bitewe n'umubare w'abanyamahanga nyine nkuko akomeze kubivuga hinjiyemo batandatu nyamara Mukura Victory Sport ubundi isanzwe ifite abakinnyi 10 b'abanyamahanga urumva rero abakinnyi 4 babyawe ngombwa ko bajya hanze kujya hanze kwabo rero ushaka kuba byagize ingaruka ku ikipe attention kwizigira attention bakuraza ikipe ya Mukura Victory Sport umupira n'ababiri igitano bita L3 iradukuna L3 mpira barasimbuka bashira kwa Dauda muzamu ikipe ya Gasogi United uyu muzamu bari bamufite n'ubundi n'umwaka ushize no muzamu mwiza cyane uwo bita Dauda yitwa Ibrahim Baler Dauda ashira mpira hasi aravuga tereka turebe uko byameze cyane ariya ndabona umukinnyi hasi w'ikipe ya Gasogi United witwa Maripangu Theodore Christian no yubita Balukulu Centric yicaye hasi barimo n'amavura hanyuma Edmond ikipe ya Mukura ifite abanyamahanga 8 yabanjemo 6 ubwo babiri nyine baricaye abari abanyamahanga bicaye no kubera ko nta forme bafite cyangwa nishuwa z'umutoza no 8 gusa se ubwo ni 10 ni 10 urumva abanyamahanga bagiye hanze urumva byaga bikunda agomba kugira abanyamahanga 6 niyo mpamvu ubona bashyizemo abanyamahanga 6 bane rero bandi bagiye hanze ntaga ruko badashoboye kuko hari umudefenseri Mukura Victory Sport yazanye no mwaka bita Alonso Bichoka numwe mu bakinnyi bakomeye cyane n'umukinnyi ukomeye cyane muri Cameroon abanya Cameroon bakubwira ko ari umwe mu badefenseri beza ubundi champion ya Cameroon yari ifite
yagiye hanze rero kubera umubare w'abanyamahanga. Undi mukinnyi uri hanze ni umunyamahanga, ni umukinnyi ukina ku ruhande bamwita Samuel Pimpong we nawe umuhanga cyane nawe uramuzi rero, yagiye hanze kubera icyo kibazo cy'abanyamahanga. Undi mukinnyi nawe uri hanze bitewe n'icyo kibazo n'ubundi cy'abanyamahanga ni umukinnyi bita Nzu, ni umugabo nyine n'ubundi bita Bonenzu, ni umugande, ni umukongomani yaturutse mu ikipe ya Adax, uramuzi cyane, sore kinini cyane cyataka defenseur cyataka kimeze neza cyane. Umukinnyi rero nayo w'umuhanga, ariko nyine urumva bose ntago bagomba kuza kuri list, agomba kuzaho batandatu. Niyo mpamvu aba batandatu banjemo hano ni injonjori mu zindi njonjori nyine, nuko ujonjora byibuka avuga uti se byibura ko umukinnyi umwe wo muri Central Defense mfite Abdul Jalil ndamushyiraho nde ahakahita haboneka rushema nyine akajya, ariko ubundi ntago ari uko badashoboye, ahubwo ni umubare uri imiti w'abanyamahanga. Nebyo kabisa. Ibyo rero amakipe menshi azabyumva, amakipe menshi azahura n'icyo kibazo, amakipe menshi yaguze abakinnyi b'abanyamahanga benshi cyane. Nababwiraga ikipe ya Police ifite 14, APR ifite 13, amakipe urumva Mukuru ifite 10, n'abandi benshi bagiye kugura abakinnyi benshi b'abanyamahanga bizabagora. Za Rayon Sport gwa nabo nabaze nabo ni benshi cyane, abo bose rero bazagorwa n'icyo kibazo cyuko nyine Rwanda Premier League ndetse na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda basanze nyine abakinnyi aribo bagomba kujya mu kibuga. Rega tureba zamuka n'umupira neza cyane, Abdul Jalil atanga pass ni Zuber afata umupira neza cyane hagati mu kibuga, hagati ya babiri kino umupira kwa Vincent Adams akina na Zuber hagati mu kibuga kira kwa Narindwa Aimable in Rwanda ria ashira kwa Obed tanga passe Obed, umupira ugara hagati mu kibuga, reka turebe kwa Nionize Fred, umwana muronda atanga passe kwa Elitatu atanga passe, no attention passe ariko umupira barambwira ati we bari kwishotera, ariko bwari uburyo bwiza cyane ikipe ya Mukura ajya guherera igikanya cyane. Nibyo ubona yuko ya TikTok ya Mukura nyine yongeye yaje aba basore bo hagati y'aba Jordan Ndimbumba, Fred Nionize ndetse na Ntarindwa Aimable, ugashyiraho aba boyingwa Mukura aribo Zuber ndetse na Elitatu. Kipe ifite uburyo bwo kwataka bukomeye ku buryo rwose no mayikipe arahanga agomba kuza yitonda. Bafite uburyo bwo gutera pasi nyinshi cyane zihuta, nk'ubu cyo gutera pasi mu masegonda make kandi zihuta ugacanganyukirwa n'ibyo bakoze. Ariko Ndimbumba arebye geste y'umugabo bita Mesa Boateng, mwataka waturutse mu gihugu cya Ghana ukinaga ikipe ya Dream FC, mu ikipe yagize muri kimwe cya kabiri cya Confederations Cup umwaka ushize, ariko muvomanye ntabwo yayifatisha neza cyane umupira ute wigira mu maguru y'abadefenseur b'ikipe y'igihugu ikipe ya Gasogi. Nibyo match itoroshye rero. Yes, ni match nziza cyane. Hanyuma gatatu ya Mukura irimo irakina wande muvandimwe aricaye, uyu ni Vincent Adams urimo urakina gatatu. Adams professor aramurebye, Adams aravuga ati reko se Adams ubundi uje ukina uwe kubone mwanya wundi. Adams aravuga ati ubundi mu busanzwe ngiye nkina 10 ariko nshobora no gukina 8. Aramureba aravuga ati rero ni imyaka ufite na experience ufite ni moso yawe ntabwo speed nshaka abakinnyi banje ukuntu bihuta uri buze kwigendaho, ngiye kugushyira kuri gatatu kandi uzabishobora. Vincent Adams bwazajya guharira umwanya na muvandimwe Jean Marie uwo bita Jordan akora ikosa ritari ngombwa cyane. Umutoza Afamie Lotfi professor aravuga ati nagaruko rukwiriye gukina. Attention Balikulu, attention arawuzamwana umupira ariko umupira baramwambura. Zuber reka turebe yaje guhindura ashyira umupira imbere. Attention ni kwa Mensa yawusabye ku ruhande. Attention Mensa aragucenga, Mensa aragera mu rubuga rw'Amaina, Mensa amushyira hasi bati ni kufra ikipe ya Mukura hafi kwa penalty. Mensa ni umuhanga cyane. Boateng Mensa fata abana aracenga ashyira hasi aracenga aragarura bamutera afite gabari, ni umusore wihuta. Hanyuma uwo bita Batista aramubwira ati noneho mu kanya uze kwinjira none unashote, ati ntabwo agomba gucenga usa nk'ujya nk'uhungizamu, agomba kugenda uryegera. Uwo ni fitness coach wa Mukura, komeza gushyushya abakinnyi gato.
ikofra ikipe ya Mukura Victory Sport. Uwo bita Mensa arabanza incundura arazinyeganyeza n'amaboko, abantu batagira ngo ni umupira uzinyegeje. Aravuga ati se muri tayari murankunda nkuko mbakunda. Arabanza arazagaza arazishima. Aravuga ati buri wese iyo umuntu afite inka mu kiraro arazagaza. Ariko abakinnyi nk'aba tuba tubakeneye, abakinnyi bakabya cyane akagucenga akagurutsa abafana akajya mu ncundura. Ndaje mu kanya kufu ijya guterwa na Fred ndetse na Eritatu niwe yahagazeho. Arayizamuramo Fred kona ikipe ya Mukura Victory Sport wita Fred umupira urukuta rwasimbuka rushira muri kona ikipe ya Mukura ni kona ya mbere babonye muri uyu mukino. Kona ya mbere ikipe ya Mukura Victory Sport. Ubwo mu yindi mikino irimo iraba Bugesera imrakina n'amagaju hariya kuri stade Muzama. Attention imbere zo Marco baratabara ikipe ya Gasogi United. Tumagize umupira indi match irimo iraba. Gasogi United mu by'ukuri mubona ko abakinnyi barimo hano Nikofra ya Gasogi ku murongo w'abanyakibuga kabiri, shira umupira kwa Colin akina neza cyane ariya kuri uyu muvandimwe bita Hakizimana Adolphe. Controle Temesa yongera asigarana n'umunyezamu n'ubundi umupira ashyira muri kona. Iyi Mukura nakaraka yereka nkubwire batera umupira tikitaka yihuta cyane kandi ubundi Mukura ateraga udupase ariko pasi ugasanga iragenda gake, noneho baratera pasi zihuta pa gashiduka bageze mu izamu utazi ukuntu bigenze. Kona ya Mukura attention arayizamuramo neza cyane ariya ariko umupira ufunga nabi uwo bita Abdul Jalil. Pira ushyira hanze no guterwa imbere izamu rya Dauda. Engineer Edward azadufashe n'abana barimo baravuga ko amajwi arimo aragenda acikagurikamo gake. Abwaza turebere neza cyane uko bimeze kuri aka kantu bita quantum kagira ubundi usanzwe ijwi ryiza. Atanzira turebe Mukura Victory Sport narindwa Aimable ashyira umupira kwa Umukiza Obed, umusore ukiranga kabiri ikipe ya Mukura. Bamukuye mu ikipe ya Muhazi United. Muhazi United pira ujya hanze, abafana bagenda biyongera gake menya barimo barava ikibeho. Abafana ndabona bagenda biyongera gake menya ara barimo barava ikibeho ku butaka butagatifu. Eka turebe pira kurengurwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Arawurengura hagati mu kibuga kwa Umukiza Obed, umupira baramwambara kwa Yawenench Theodore Maripango Christian, shira umupira kwa Muhindo Colin aravuguta arabiri igitare ku mpira umwana muremure no guterwa imbere izamu rya Nicolas Sebato, kapiteni wa mbere w'ikipe ya Mukura Victory Sport. Hanyuma Edimo hari ikindi kintu namenye kugera mu mujyi kare burya ni byiza. Namenye ko Mukura ngo aba bakinnyi barimo barakina hari igikapu cya prime hariya ngo nta nubwo bayabakurimo mobile money ngo yafite barubaru. Urumva ariko Claude wageze mu mujyi kare ukamenya amakuru mbere y'abanyamujyi. nabimenye ariya ngo igikapu kirari cy'amafaranga. Ni ukuvuga ngo Mukura kuwa gatatu habaye icyo bita umugoroba w'imihigo, aho abayobozi abakunzi ndetse n'abakinnyi ubwabo na staff technique bahigira imbere y'ubuyobozi. Baravuga bati rero twebwe turahiga ko byibura 90% by'imikino yo mu rugo tuzajya tuyitsinda, ariko tugahiga ko mu bikombe bibiri bikomeye yaba ari shampiyona na Peace Cup
tuzatwaramo igikombe kimwe, ariko namwe mutwemerere ko byibura buri mace tuzajya tuyisoza prime ihari. Perezida wa Mukura bita Nyirigira Yves utajya urya indi mu bundi arahaguruka arabwira ati ngiye ntago prime muzajya muyitora nyuma ya match, amafaranga muzajya muyararana mu mifuko yanyu, noneho nimutatsinda iyo match buri wese azajya yanzanira we ku giti cye. Urumva icyo kizamini? nzajya ngwa amafaranga ase nkaho nyakugurije, Yego. witwa ko wayakoreye ari uko watsinze match. N'uwo watsinzwe uzajya wongera ungarura amafaranga yanjye. Nka rero biba bikomeye cyane. Attention Gasogi United, uburyo bwiza cyane Mukura yaribonye mu kanya. Aba defenseur barimo Muhindo Colin bitwara neza cyane umupira wo kuraho. Nicolas Seboto ni kapiteni w'ikipe ya Mukura Victory Sport, umwe mu bazamu beza cyane muri shampiyona. None igitangaje umwaka ushize yatsinze ibitego 2. Ntibisanzwe ku muzamu ku kintu bita kufra ateye ubwoba, ndetse akaba rwose umwaka ushize yaratsinze ibitego 2 mu ikipe ya Mukura. Vincent Adams kuri gatatu afunga umupira neza cyane. Vincent Adams atanga passe, arayifata neza cyane. Mensa bamukubita umukasi takrembi cyane. Karita y'umuhondo bita Musa ayikuramo rwose, ayereka uyu musore arambwira ati wowe mu by'ukuri ibintu ukinnye ntabwo ari football, ukinnye ibindi bintu ntazi ahantu wabikuye, atari ku mupira ko nzi nuko nabitoje nuko nawubonye, si uko umuntu akina yatakira umuntu inyuma. Ni umusore bita Hakizimana Adolphe wambaye nimero 2. Hakizimana Adolphe bamwereka ikarita y'umuhondo, akandagira rutayizamu Mensa w'ikipe ya Mukura Victory Sport. Adolphe kabisa bahita bamwereka ikarita y'umuhondo. Mensa rutayizamu wavuye muri ikipe ya Dreams Football Club yari mu gihugu cya Ghana, hari Accra muri Ghana. Dreams Football Club, abafana bagiye biyongera gake gake kabisa. Iyi stade yakira harya abantu 8,000 bicaye neza. Yakira 8,000, ubundi ni 7,900, ariko ubundi urebye wanishije ubundi ni 8,000. Harimo nk'ibihumbi nka bitatu birimo hano. Attention reka turebe, ni kufra 3 cyangwa 2,500. Bakirana cyane umupira ujya kwa Muhindo Colin hagati mu kibuga, akina kwa Mudere Akbar umwana w'umurundi, kina neza cyane kabisa. Pira Muhindo Colin arawusubirana, awereza kwa Hakizimana Adolphe uwo bita Govara Musabara w'umwima, awushyira hagati mu kibuga kwa Yann Wenenji. Theodore Maripangu Christian akunda kumwita honorable rwose ngo ni nyiri cyubahiro. Attention, pira kwa Muderi Akbar akina neza cyane kabisa kuri uyu muvandimwe bita Hakizimana Adolphe hagati mu kibuga kwa Yawanenji Maripangu Theodore Christian, aho bita Mensa azataka neza cyane. Ni rutayizamu kabisa uhora muri action, ni rutayizamu utarindira muri box, ahubwo agira involvement mu mukino, agarukamo hagati akaza gufasha bagenzi be bagakora build up, ariko ntabwo ari wa muri rutayizamu na uguma muri box. Kandi ni umusore kabisa ufite tayi ushinguye, akora ikosa, ariko rero uyu musore bita Ngarambe Sajat atanga pasi hariya. Attention, aramusiga bita Balukulu, yego niko yitwa Balukulu Cindric, ntabwo ari Cedric. Cindric Balukulu Cindric, yenda kwitiranwa na ya kampani icuruza amatike ya Centrica, yitwa Cindric. Attention reka turebe, tanga pase Balukulu mu rubuga rw'amahina, ntarindwa Aimable ushyira ku muzamu we Nicolas Seboto, yamaye nka Mensa ni gute yirukanka. Attention, Mensa arabatwaye ishot, ariko Dauda umuzamu Dauda ahagaze neza cyane kabisa. Umupira kwa Hakizimana Adolphe akina hagati mu kibuga kuri uyu muvandimwe bita Sajat subiza umupira kwa Dauda.
Dauda akina cyane kwa Muhindo Colin yani ikipe ya Gasogi United barashaka Balukuru Centric ariko hagati mu kibuga neza cyane kabisa araryama Rushema Chris pira kuraho uhitujya kwa Obed akina na Chris Rushema hagati mu kibuga funga umupira obita Ndimbumba Jordan Nzau kina neza cyane umupira kwa Zuber chenga Marke Gove Zuber ariko Marke Gove pira tera takashira hanze no kurangura ikipe ya Mukura Victory Sport. Nibyo Hakizimana Zubel sore wihuta cyane kandi umuhanga hagati ariko Claude ntago ari umukino wonyine urimo kuba ekipe ya Gorira utuvuga ndimira kinara ekipe ya Vision bageze ku munota 22 biracyari busa ku busa Bugesera na ya Gasogi uzabutu ashira mpira kwa Niyongira Dani akina nzijana mutima defense ashira mpira kwa Colin asunikira uyu musore bita Hakizimana Adolphe akina kwa Marke Gove yo ni Gasogi United hagati mu kibuga mpira karatembera nzijana Murundi ari yakina nk'umunyarwanda kina nk'umunyarwanda yavuye i Burundi ajya mu ikipe ya APR ariko ntawe yamunye umwanya gukina bihuta cyane kandi uzi gukina pira kwa arafunga Marke Gove kama kawaida Balukuru afunga hagati mu kibuga attention ahindura kwa Niyongira Dani atanga passe kwa Balukuru bamuza guhindukira awushira hanze no kurengurwa n'ikipe ya Gasogi United iminota 25 y'umukino Mukura ubusa Gasogi United ubusa ataramamo automatisme yagije urabona ko abakinnyi ari n'abashaka gukura umupira mu birenge ukabona ntibigunze n'ugenze neza pira bashyira hanze hose n'ikipe ya Mukura Victory Sport no kurengurwa n'ikipe ya Gasogi United bita Marke Gove. Twizere ko abakunzi ba Ruhago mwese muri kuri Radio Rwanda kabisa mudukurikiye 5 kwa 5 intasho zituruka ihuye zibageraho muri hose. Ubwo rero Gorira nayo yananiwe gutsinda Vision na nubu biracyakomeye hagati ya Vision ndetse na Gorira biracyari ubusa ku busa Magaju na Bugesera nabyo biracyari ubusa ku busa Mukura na Gasogi nabyo nuko bundi Gasogi ntigigira amahirwe yo gutsinda Mukura kuko umwaka ushize Mukura Victory Sport yitsinze amajyana amaza bivuze ko yitsinze umukino wo kwishyura nubanza ibuke i Kigali Mukura yaratsinze Gasogi ibitego 4-2 kwizigirura byibuka hahitana binkundura Gasogi kirukana abantu benshi perezida bari buze kuvamo bose n'uyu munyezamu ndamwirukana akamwirukanira aho ngaho mbarere rivuga ko mu mikino 9 Mukura atsinzemo imikino 6 Gasogi itsinda umukino umwe banganya imikino 2 urumva rero ko ari ibintu bitoroshye byari Mukura atsinzemo ibitego 14 Gasogi itsindamo ibitego 8 ntago
Attention Maripangu imbere y'izamu ikiri igitego funga nabi cyane niyongera Dani akora amakosa imbere y'izamu ajya gufunga kugira ngo ahitane kuri shot ariko umupira utanga nabi kabisa bita Nicolas Sebwato umupira ufata neza cyane imibare igaragaza kabisa ikipe bita Gasogi United iranga ifite rekoro nziza kuri Mukura hanyuma mikino ifungura Mukura muri opening games mu mikino 5 ntabwo igirwa n'umukino ifungura ubundi mu mikino 5 heruka mu myaka ishize Mukura mu mikino 5 tinda mu kintu ufungura champion ahubwo yanganyijemo 3 itsindwa 2 bivuze rero itangira nabi shaka kubitangira nabi ahubwo ikaza kwisubiraho bamaze gutangira ariko ubundi mikino ifungura bigaragara imibare iragaragaza ko Mukura nyine itangira nabi reka tuze kureba nimba imibare yo gutsinda Gasogi cyane no kubita gitsinda mu attention ariko umusifuzi wa mbere Mugabo Eric aravuga ati waraririye wowe niyongera Dani Mukura rero bigaragara ko itangira nabi mu kintu 5 heruka ubwo uyu munsi baramutse batsinze Gasogi byaba ari ukwikuraho umuvumo ahubwo ikibazo nyine kwikiza uwo muvumo attention Mensa aratungana cyane umusore bita Muhindo Colin bamukuye he n'umudefenseur mwiza kabisa w'umusore Gasogi United ifite akira neza cyane attention niyongera Dani yawurekera niyongera Dani utwaye niyongera Dani arabirigita imbere zo Teodoro Maripangu Christian terekamo Dani Fatira yinjira Hungaria rafara umupira sa nk'ukavinga ariko umupira ubona mwiza Sebwato teri ibiranga nimba nyereye nimba bigiye ntumbaza ibintu bimufashe ikosa rikomeye cyane rya Sebwato Nicolas Saria ashobora kuba anagiye nk'ikintu cyangwa nyerera sinumva uburyo ki ntabwo hari umupira wihuta santre karaho ngaho nyine ni santre pira agiye kuwufata nk'ufata sinzije ahita rya umupira ntiyawufata ngo asunikira mu izamu gusa bigenze mbona na Sebwato sinzi ikibazo kivutse ngaha ibintu bitari byo za uruhanza kiriya gitego nta gisobanuro na kimwe uri umunyezamu ku rwego rwa Sebwato Nicolas watanga utsinzwe igitego nk'iki ngiki nibyo kabisa umunota 30
bagiyemo ubwo ikipe ya Gasogi ni zamu bwa mbere muri saison 2024-2025 Bugesera n'Amagaju ubusa ku busa Gorera na Vision biracyari ubusa ku busa ubwo rero igitego cya mbere rwose cya Yawanenji Theodore Maripangu Yawanenji Maripangu Theodore terekamo imbaho nziza cyane hariya muri metero nka 40 uvuye ku izamu Abdul Jalil aravuga ati nitakomare kuri